makuru bantu banjye, ndabashoboje cyane aho muherereye hose, dukurikira muri hari abari muri Afurika, especially abavandimwe bari mu Rwanda, ndabasuje cyane. Abavandimwe muri mu Burundi, muri mu Bugande, muri Congo, East Africa yose, abari muri America, abari muri China, India, ku isi hose hatandukanye, ndabasuhuje. Guys, ntabwo twari duherutse gukora ikiganiro turi mu ruganiriro twicaye. Uyu ni umunsi rero kwicara mu ruganiriro, twari tumaze iminsi dutembera ahantu hatandukanye. Guys, ngira ngo mwarabyishimiye, benshi bagenda batwandikira bakatubwira yuko babyishimiye, kandi tunabizeza ko tuzakomeza n'ubundi kujya tunyuzamo tugafata umwanya tugatembera tukabereka ahantu hatandukanye, ko channel yacu tuzajya tugenda tureba ibintu muri rusange bijyanye n'ubuzima bwa muntu bwa buri munsi, lifestyle uko imeze, haba ari hano muri Amerika haba atari muri Amerika. Tuzajya tugenda tuganira cyangwa se dutembera n'ahantu hatandukanye. So guys, mbere yo gutangira rero nagira ngo mbibutse ko mugomba kuzajya mu viewing, ariko guys ntimukibagirwe gukora subscribe, ngo mukore share z'ibiganiro, mushyireho na comment yari hasi. Comment yari yose iyo tuyibonye tuyiha agaciro, kandi mwabonye yuko comment nyinshi iyo zaje hari abakomentinga mu kiganiro, hari abatwandikira kuri ya WhatsApp number, bose turabasubiza. Ngira ngo mwarabibonye ko tujya dukora ibiganiro byavuye kuri comments z'abakunzi bacu, cyangwa se icyo bifuza ko tuganira. Mujye mukora no kunzogera kandi kugira ngo mujye muba notified ikiganiro nikijyaho. So kandi nanone turabashimira ko mukomeje kubana natwe ahangaha mu ruganiriro. Ni iby'agaciro kuba tuba turi kumwe, mudahari ntacyo ibyo twaba dukora byaba bimaze. Uyu munsi rero tugiye kuganira, cyangwa se topic y'ikiganiro ivuga ukuntu kubona green card binyuze mu bukwe, ugatura byemewe n'amategeko muri Amerika. So iki ni ikintu umukunzi wacu yatwandikiye kuri WhatsApp, aratubaza tese ko numvisha amakuru yuko hari abantu bajya bashakana cyangwa se bakora mariage, umuntu uri mu kindi gihugu kitari Amerika agakora mariage n'undi muntu uri muri Amerika, cyangwa se umunyamerika agakora mariage n'undi muntu utari umunyamerika utuye mu kindi gihugu, hanyuma uwo muntu utari umunyamerika akaba yabona amahirwe yo kubona green card. Koko ibyo bintu ni ukuri? So guys, icyo nicyo kintu rero tugiye kuganira uyu munsi, kandi kugira ngo ukimenye ko ni ikintu kiri very very important ku muntu, yaba ari wowe uri kureba nonaha, cyangwa se n'undi, cyangwa se nimba wowe uri married cyangwa warashatse utari interested, ushaka kuba ufite umuvandimwe, ushaka kuba ufite inshuti ishobora gukoresha ubu buryo ikabona green card, ariko utakoze icyo dusanzwe tuzi nka green card lottery. So ubu ni ubundi buryo ushobora kuba wabona green card ariko utakoze application isanzwe izi ya DV cyangwa se green card lottery, kandi ni uburyo bwemewe n'amategeko ubonamo green card, kandi bunoroshye cyane rwose. Navuga yuko abantu babona green card muri ubu buryo iba yoroshye, iba yizewe, kandi birabafasha. So kurikira ikiganiro rero ugisoza ukigeze ku musozo, nimba ushaka kumenya uko wabona green card ariko binyuze mu buryo bwo
gukora mariage cyangwa gushakana n'umuntu ufite citizenship ya Amerika cyangwa se ubwenegihugu bwa Amerika wowe utabufite. So gusa mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina mbabwira uko ubona iyi green card iyo ushakanye n'umuntu ufite citizenship ya Amerika cyangwa se ubwenegihugu bw'ubunyamerika. Reka mbanze nkubwire ko yari yifuje ko twamubwira n'uburyo abantu bashobora kumenyana. So ntabwo ari abantu bose babizi, ariko hari uburyo abantu bashobora kumenyana. Ni ukuvuga ngo wibaza uti se nshobora kumenyana gute n'umuntu uri muri Amerika, wenda urugero ndi mu Burundi cyangwa se ndi mu Rwanda cyangwa ndi muri Uganda cyangwa ndi muri Congo cyangwa se ndi muri Mozambique cyangwa ndi Togo cyangwa ndi China, whatever, ahantu hari hose waba uri kuri iyi si, hari uburyo abantu bashobora kumenyana ndetse bunamaze kuba popular muri iyi minsi. Navuga ko ikoranabuhanga riri advanced, ngira ngo murabona ko ibi bihe turimo n'iby'ikoranabuhanga ryabuminze cyane, niko navuga, cyangwa se riri avance cyane kurusha. So ngira ngo mu buzima bwa buri munsi twese turabibona ko abantu baba bari busy, bari mu kazi, ntago abantu bakibona umwanya cyane wo guhura ngo interactinge, baganire, bajye in relation nka bimwe bya kera uko abantu bateretanaga cyangwa barambagizaga. Ngira ngo murabizi process z'ukuntu kurambagiza kera byagendaga. Ni indi topic nayo tuzakoraho ikiganiro y'uburyo bwa kera ukuntu barambagizaga mu by'ukuri n'uburyo buriho ubu ngubu. Muri iki gihe rero abantu bamenyana n'ubundi kubera ikoranabuhanga ryabaye avance cyangwa ryateye imbere. Abantu bamenyana n'ubundi cyane binyuze mu ikoranabuhanga, ko ngira ngo nk'abantu bari hano muri Amerika bo bantangira ubuhamya. Abantu birashoboka yuko ushobora no kumara umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri umuntu w'inshuti yawe rwose munatuye muri state imwe, mutanatuye ahantu navuga hari kure mutabonanye, ariko mukavugana kuri WhatsApp, mukavugana kuri telefone bisanzwe, mugahurira kuri IG, mugahurira kuri Facebook, mugahura kuri Twitter. Hari imbuga nkoranyambaga nyinshi abantu bahuriraho. So ikintu cya mbere rero nasubiza uwo mukunzi wacu watubajije iki kibazo, uburyo ushobora kumenyanamo n'umuntu uri hano muri Amerika bworoshye, ni uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zirahari nyinshi. Kuri Facebook ushobora kujya mugasacinga umuntu, amazina yo yazi, uramubona, ukaba wamusaba ubushuti cyangwa se friendship, mugatangira kujya mwandikirana mu buryo busanzwe. Guys, njyewe mbabwira ntago ari ibintu bidashoboka. Nzi abantu bahuriye kuri Facebook bakaba inshuti, bigakura, bagakora mariage, ubu ngubu bakaba bubatse ingo zimeze neza. Yego hari nabo bitagenze neza, ariko hari nabo byagenze neza. Kandi no mu buzima busanzwe murabizi ko even n'abubatse bamaranye imyaka 10 ari inshuti cyangwa 20, murabizi ko hari abo byemera bikaba 100% successful, bakabana neza. Hari nabo bitagenda neza. Ntabwo ari mata y'imyaka abantu bakundanye cyangwa uburyo banyujijemo bakundana bituma urugo rwabo rulasting long cyangwa se rukomera, sibyo? Hari abantu benshi bagiye bakundanira online bakubaka kandi ingo zabo zigakomera. Mu buryo nshishikariza cyane abantu nk'abari hano muri Amerika, biragoye cyane kuba wabona uburyo datingamo, uburyo kugera ku muntu ugende mubonane inshuro nyinshi muganire. Bino ni ibintu bigoye. Muri iyi minsi rero abantu bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bamenyane, badetinge niko navuga, cyangwa se bateretane, nimba ari cyo kinyarwanda cyiza navuga, cyangwa se urukundo rwabo rukure. Ngira ngo niko nabivuga neza. Hari ubwo buryo bwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga cyangwa social medias
zitandukanye nk'uko nabibabwiye. Hari Facebook niyo iri popular abantu benshi bakunda gukoresha, inoroshye. Hari WhatsApp yo rwose umuntu wese ufite smartphone n'itaba ari smartphone urayikoresha. Hari IG cyangwa se Instagram, iyi ngiyi nayo rwose ngira ngo abantu barabizi ko ari very important ku bantu bayikoresha rwose kandi ni nziza. Hari Twitter, hari n'izindi mbuga nyinshi cyane, nyinshi ntarondora ahangaha. Gusa hari n'izindi mbuga by'umwihariko abantu bashobora gukoresha badetinga cyangwa se bashaka ubushuti, ziri designed kuri icyo kintu gusa. Kuko kuri IG hashobora gukorerwaho ibintu bitandukanye bitari dating gusa, ushaka gukoreraho ibintu byinshi bitandukanye, murabizi murabibona. Ushaka gukoresha account yawe mu buryo bwo kwamamaza, ushaka gukoresha account yawe mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa ukora, even na Twitter na Facebook na even na WhatsApp, ariko hari imbuga abantu benshi bakoresha, ngira ngo wenda nk'abari mu Burundi no mu Rwanda bashobora kuba bazi Tinder. Ni urubuga abantu bashobora gukoresha bahuraho, bagahura bakaba badetinga batari baziranye, bakamenyana bigakura. Hari n'izindi, hari nk'urwitwa eHarmony. Urunguru eHarmony abanyamerika bo bakunda kuyikoresha cyane. Ni website cyangwa se website yabaye launched mu myaka nk'iyo mu 2000. Ikaba eHarmony iri based muri LA cyangwa se Los Angeles, no muri za California. Ni y'abantu bakoze ikintu cya joint venture cya mass media, bishyira hamwe bakora iyo eHarmony. So iyi ngiyi irakoreshwa cyane, ngira ngo n'undi wese uri interested yo kuba yakora icyitwa online dating, iyi ngiyi wayikoresha. So guys, ntago ndi kubashishikariza ariko kubezinga cyane ku kintu cya online dating, kuko gifite ingaruka nziza n'ingaruka mbi. So nta kintu kigira ibyiza 100%, nta n'ikintu kigira ibibi 100%, kuko ibi ngibi ndi kubabwira ushobora gukoresha eHarmony cyangwa Tinder ugahuriraho n'umuntu mukaba inshuti, ubushuti bugakomera, wenda ntimwimariye ariko wenda mukaba mwakorana business, sibyo? Cyangwa se mukaba mwaba connected, akagira indi connection aguha mu buzima. So ahangaha ntago ndi kubezinga cyane ku buryo bwa mariage, ntihagire umuntu yumva nawe, ariko izi ni imbuga ushobora kuba wakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bikakugirira umumaro, ndetse n'uwo nguwo wa mariage urimo. Kuko nk'uko twatangiye ikiganiro tubivuga, turi gukora ikiganiro ariko tugamije kugaragaza uburyo ki umuntu ashobora kubona green card binyuze mu gukora ubukwe, ugatunga cyangwa se ukemererwa gutura muri Amerika byemewe n'amategeko, washakanye n'umuntu ufite citizenship yaha. So ubu inzira ya mbere rero ni iyi ngiyi yo kuba wakora online dating, ukamenyana n'uwo muntu uri hano muri Amerika, kuko nta kundi kuntu wamumenya. Ashobora kuba atara, wenda ushobora kuvuga uti mwahurira wenda mu gihugu cyawe, ariko ngira ngo bifite percentage ntoya. Ashobora kuba nk'umuntu uri muri Amerika hano ateganya kujya wenda nko muri Afrika, harimo nko mu myaka 10 cyangwa mu myaka 5. So urumva probability yo kugira ngo muzahure iri hasi cyane kuruta ko wakoresha uburyo bwa online dating cyangwa se social media, right? Ya mbere navugaga ni eHarmony. Ya kabiri ni yitwa match.com. Iyi ngiyi nayo ni online dating, providing online dating services. Headquarter yayo iri muri Dallas, ariko iba no muri za Texas, ariko office yayo nyirizina ya company iri Dallas.
na za Hollywood, za San Francisco, barakorera Tokyo, Rio de Janeiro, Beijing. Match.com nayo iri owned na group y'abantu, ndetse abantu bayikoresha ngira ngo hano hari abaza umva iki kiganiro basanzwe bazi n'ubundi izi mbuga. So guys, ibi bintu nimukajye mubyihererana cyangwa se ngo bibe bya bindi byacu by'ikinyarwanda abantu batsinda ibintu ngo se ngo burango mubwiye umuntu yuko ashobora gukora online dating ngo akabigira inyungu, ngo yabifata nabi, ngo yabyumva gute, ngo yavuga yuko ngo ibintu atari iby'i Rwanda cyangwa iby'ahandi, you know, no way. Sibyo, ubu ni uburyo guys bushoboka abantu bakoresha kandi bukaba bwababyarira inyungu, sibyo. Gusa ntabwo ari ibintu ndi kubashishikariza kujyamo mu buryo guys utateguye. Ibi ni ibintu ubanza gutegura, ukitegura muri wowe, ukemera yuko ingaruka zizavamo ugomba kuzakira, sibyo. Kimwe nuko n'ubundi iyo udatinze n'umuntu muhuye bishobora kwemera cyangwa bikanga, ariko watekinze risk, right? Niko bimera no gukora business. Uragenda ukajya ahantu, ntabwo wasezeranye n'abakiriya ko bazaza ngo binjire muri shop yawe, n'urugero bagura ibintu ucuruza, you know, ariko ufata risk ukavuga uti ngiye gucuruza ibintu, nakoze market study, narebye place ngiye gukoreraho, narebye abantu batuye aho hantu, you know, n'ibindi bintu byinshi wiga. Nacyo ni ikiganiro tuzaganiraho, uburyo umuntu yagiye gutangira business hari ibintu abanza kwitondera. Ntabwo ari ukuzinduka mu gitondo mufite amafaranga gusa ngo ugende ushora amafaranga ahantu ngo urangure ibintu bishire hariya, nawe. Nabyo tuzabiganira guys, tuzabiganira, ni topic izaba iri very interesting. So ngira ngo izo mbuga ni nyinshi cyane, ntabwo ndi umu expert muri ibi bintu, nanjye nizo nabashije gukora research nkamenya, kuko njyewe ntabwo nigeze nkora online dating. So ni zimwe mu mbuga nababwiraga ushobora gukoresha aside ya social media, ukaba wahura n'umuntu ndetse bikaba byakura bikagera kuri no level twavugaga yo kuba mwakora mariage, hanyuma ukazabasha kuba wabona iki green card, ndetse ukemererwa gutura muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, sibyo. So nyuma rero y'ubu buryo ushobora gukoresha mugeze mu gihe cyo kuba mwakora mariage, hari ibintu nababwira nka bitatu by'ingenzi state iyo yose ya hano muri Amerika ibanza kugenzura ku bantu bakora zino mariage. Ubwo ni ukuvuga ngo umwe aba ari umunyamerika, undi atari umunyamerika. Iki kintu cyumvikane neza kugira ngo ubone iyi green card, nuko umwe muri mwe babiri bakoze mariage agomba kuba ari umunyamerika afite citizenship, apana status yindi, kuko hari izindi status nyinshi abantu bashobora kuba bafite bari hano muri Amerika. Ushobora kuba uri immigrant, ushobora kuba uri refugee, ushobora kuba waraje uri umunyeshuri, ushobora kuba waraje mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa butemewe n'amategeko. Guys, kuvuga umuntu ufite citizenship wahuye n'umuntu uri muri Amerika adafite citizenship, cyangwa se uri hanze ya Amerika ariko adafite green card, adafite n'ikindi kintu kimwemera kuba hano muri America, right? Bibe clear. So ikintu cya mbere muri Amerika, muri buri state habamo icyitwa country office of marriage. Izi country office, ikintu cya mbere kugira ngo mwemererwe gukora iyi mariage babaka nyine icyitwa country office marriage license document. Mbere yo kugira ngo mukore mariage, iyi document mugomba kuba muyifite.
So guys, ahangaha nayo ntago ndi bujye in detailing mabwire ngo ino document biriho ABCD ku muntu uzaba uri interested ashaka gukora ibi bintu. Iyi document nabwo twamufasha kumenya uko iboneka, sibyo? Waca muri comment ukatwandikira, wakoresha ya WhatsApp number yacu, watwandikira kuri email. Ahangaha ni uburyo dushobora gufasha umuntu ku giti cye, right? Twagufasha. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi usabwa kugira ngo ube wakora mariage hano n'umuntu muri Amerika. Udafite iyi country office marriage license document, iyo mariage yanyu rwose yaba ari igihuha, niko navuga, cyane yaba yemewe n'amategeko. Ikindi kintu cya kabiri agomba kumenya nuko mukimara gukora mariage, mwemerewe gukora mariage mukayikora, ushobora guhita ufayiringa form cyangwa se wuzuza form ya green card nyuma y'icyumweru kimwe mukoze mariage, cyangwa ukuzuza hari form yitwa 130 cyangwa 130 ya petition of marriage wuzuza. So izi nazo ni form z'ingenzi igihe wakoze mariage muri buno buryo n'umuntu ufite ubwenegihugu bwa Amerika, wowe utabufite kandi ushaka kugira gute kubugira, right? Waba uri hano muri Amerika, waba uri hanze ya Amerika, izi ni form z'ingenzi. Hari iyo ngiyo 130, hari n'iyitwa I-48 485 cyangwa 485. Ya nizo ngizo naba mbabwiye z'ingenzi, sibyo? Ariko bigenda biba updated uko iminsi iza, n'ibindi bizajya bigenda biza ari updates, tuzatugenda tubibabwira, cyangwa se nanone bitewe n'umuntu stage agezeho cyangwa step y'ubu buryo bwo gushakana, tuzajya tugenda dufasha umuntu uko abyifuje anyuze muri bwa buryo twavuze. Ikindi kintu cya gatatu, muri Amerika muri buri state bitaho cyane cyane, state ikora analysis bakareba yuko mu by'ukuri abo bantu bagiye kubana mufite ubushobozi bwo kuzitunga hano muri Amerika, kugira ngo mutazabera umutwaro state mujemo cyangwa se mutazabera umutwaro Amerika. Kuko hari abantu bafite ubwenegihugu bwa Amerika, nshuti zanjye benshi baba homeless. Iki ni ikintu abantu benshi batavuga, ariko ngereka nkivuge nuko nubwo nakijyamo in detail. Baba homeless nuko badafite aho baba, badafite akazi, basabiriza bari mu mihanda, batunzwe no gusabiriza. Barahari benshi cyane, kugira ngo nabyo nzabikoraho ikiganiro, ariko barahari. So ntabwo rero nakwifuriza yuko cyane nagushishikariza yo kugenda ngo ufate umuntu uri aho ngaho udafite ikintu akora, cyangwa se nawe wibuze ngo nuko ngo afite ubwenegihugu bwa Amerika ngo mukore mariage ngo kugira ngo uze muri Amerika. No way guys, ibi bintu ntabwo nabigushishikariza, sibyo? Kongera ngo mariage ababizi barabizi, urugo rwiza ni ijuru rito, sibyo? So kuza rero ugakora ubukwe n'umuntu kugira ngo just ngo ubone green card cyangwa iki, ntabwo ari byo bintu mbashishikariza hano guys, sibyo? Byaba ari bibi pe. So ngibyo rero ibintu bitatu by'ingenzi. Hari iriya marriage license document mugomba kuba mufite, hari ugufiringa ziriya form after 1 week, mushobora no kubikora after 6 months cyangwa after 2 or 1 year, bitewe n'ubushake bwawe, igihe wumva ushakira kwa applying no green card. Gusa uwo mwashakanye arakudeklarara, nabyo ntabwo ari ibintu biba direct, nshuti zanjye. Ntabwo ari ibintu biri automatique ngo umuntu ashobora kuva hano muri Amerika afite ubwenegihugu bwa Amerika ngo aze muri Afurika wenda musezerane ngo muhite mutegana indege muzane. Oya, akora request abisaba, ni ibintu bishobora
bishobora kumara igihe gito cyangwa se bikamara kinini bitewe nanone n'impamvu zitandukanye zishobora kubaho ku muntu umwe cyangwa ku wundi, sibyo? Ibi ngibi nabyo dushobora kubikugiramo inama bitewe nanone n'umwihariko wa buri muntu n'icyo yifuza, right? Gusa ku muntu uri hano muri Amerika yaraje mu buryo butemewe n'amategeko, hari ikintu agomba kubanza gushaka, kabone n'ubwo yashakana n'umunyamerika kugira ngo yemererwe kuba yabona ino green card, agomba gushaka waiver approval. Ni nko mu buryo bwo gusaba imbabazi, agasaba imbabazi nyine ko yinjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Icyo gihe yamaze kubabarirwa nibwo aba yakwemererwa nanone gutangira process zo kuba yakwa-applying iki green card. Ariko mu gihe atarabona iyo waiver approval form cyangwa se ataremererwa guhabwa imbabazi, ntabwo bishoboka ahangaha rwose. Ngira ngo hari abantu benshi baza muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, murabizi, ntabwo nabivuga hano cyane kuko ntabwo ari byo naje kwigisha abantu. Ariko ushobora kuza muri Amerika uje gusura umuntu ugahita uhaguma, nta muntu uzaza rwose kuhagukura n'amapingu ku ngufu ngo akujyane. Oya, hano muri Amerika nimba hari ikintu gihari, buri muntu aba afite uburenganzira bwe pe. Uraza, ushobora kuza ukahaguma igihe runaka, ugatangira procedure zo gushaka zino waiver approval, ukaba wazibona, cyangwa se ukaba wanashaka iyitwa work permit. Icyo gihe iyo ubonye ino work permit uba wemerewe gukora igihe utarabona ibyangombwa, so ushobora kuba ukora ufite iyo work permit, then ukazakomeza n'izindi process zo gushaka ibi byangombwa. Ni ibintu guys, abantu mufite green card ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bashobora kumara 20 cyangwa 50 years batarabona green card, so ni ikintu gikomeye. Mujye mumenya ko mufite ikintu gikomeye cyane, gifite agaciro gakomeye cyane. Kuba ufite ibyangombwa ahangaha muri Amerika ni ikintu gikomeye. So ubwo rero igihe umaze wenda waje mu buryo butemewe n'amategeko, USCIS ushaka kubidekarara, bakaba baguha iyo work permit. Ikindi igihe umaze nk'amezi 6 uri ahangaha n'ubundi waraje mu buryo butemewe n'amategeko, ushaka gutangira izi procedure zo gushaka ibyangombwa. So guys, ngayo nguko rero. Gusa birashoboka kuba wabona green card utakinnye DV lottery cyangwa green card lottery. Uburyo bwa mbere narabubabwiye, ni bwinshi abatarabyumvishe bagende barebe ibiganiro bibanza twakoze. Hari mu buryo bwinshi ushaka kubona green card, harimo n'ubu ngubu tuvuze bundi bw'uko ushobora kuyibona ukoze mariage n'umuntu ufite ubwenegihugu bwa Amerika. Ahangaha arakudekarara process cyangwa se procedure inyuramo kugira ngo ubibone. Dushobora kukugira inama, dushobora kugufasha ku byo twaba tutanazi, twakudirectinga ku bantu baba specialist barahari muri ibi bintu, ko ntabwo ari ibintu biri automatique guys. Ibintu hari n'igihe biba ngombwa yuko utanga na petition cyangwa se ukajya mu buryo bw'amategeko ugatanga ikirego. So ariko biremera, kandi hari abo byoroha, hari abo bifata umwaka umwe, hari abo bifata umwaka n'igice, hari abo bifata imyaka 2, hari abo bifata 5, hari abo bishobora gufata 10, hari abo bishobora kwanga. Ibintu byose mu buzima burya ni ukugerageza amahirwe. Nimba kanaka byaranze na kanaka bikanga, wowe bishobora kwemera. So guys, ibi bintu birashoboka cyane ku muntu ushobora kuba hari ikintu ashaka kusabaho clarification cyangwa se yumva ashaka ubusobanuro burushijeho. Iki ngiki kiba ari ikiganiro, ntabwo twagitangamo details nyinshi. Ushobora kutwa approachinga cyangwa se kutwegera muri bwa buryo twavuze
butandukanye tukaba twagufasha. Kandi guys nanone ikindi nagenda ntababwiye, mwitegure mube ready. Kwezi kwa 10 turimo turagenda tugusatira, ubu ngubu turi mu kwa 8. Mutegure bya bindi byose nababwiye kugira ngo mwitegure kongera gukina Green Card, sibyo? Green Card mu site ifungurwa mu kwezi kwa 10 mu ntangiriro hagati y'itariki 5 n'10. Ahangaha birashoboka gusa mbereho, hari igihe batangaza amatariki bitaratangira, nabwo nzababwira itariki. Ariko guys mwe mwiteguye, mwe muri ready, mushobora kutubaza uburyo ki mushobora gutangira gutegura ifoto neza, mukaba mufite ifoto imeze neza yo kuzakinisha, kuko guys ifoto yujuje requirement nicyo kintu cya mbere giha umuntu amahirwe yo kubona Green Card cyangwa se kuba selected, sibyo? So guys reka duhinira ahangaha rero. Ndabakunda murabizi, kandi namwe murankunda, I know. Ikiganiro nyine akaryoshye ntabwo gahora mwitama, tuzakomeza mu biganiro by'ubutaha. Gusa nanone ntimwibagirwe guys gukora subscribe, mukore share z'ibiganiro, mukore kunzogera kugira ngo mujye muba notified. Abakunda, Imana iduhane umugisha.